Urabyihanganira ariko nabenzi yuko na presentation y'abantu atari buyishore ariko ndabona kakanye tukaba turi kumwe n'abajene tukaba twekeye Imusanze ahantu tugiye kutwika muri murabire batwicaye hano muri iyi bisi ariko turi kumwe n'abajene murabona ko banezerewe barimo barabyina ku bintu bigiye bitandukanye reka nkuko mubibona negeranye n'umukobwa mwiza cyane murimo muramureba ku muziki we ntango yikoraho reka ahubwo tumenye ngo Imusanze hagiye kubera iki ese kubera iki bahagurutse ari abajene bangana gutya bakaberekeye Imusanze ni ibintu biba bitangaje rero nkuko bisanzwe banze ukore subscribe hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi nkuko bisanzwe reka noneho iyi modoka nubwo turi kumva irimo irahaguruka ahangaha twari dusa nkaho duparitse reka tubanze tubaze uyu mujene wacu ese Imusanze bimeze bite murabona ko tunahagurutse rero mu modoka aka kanya reka dukomeze tubane aka kanya bimeze bite bimeze sawa ariko ngo Imusanze ngo umuntu ugiye kuhatwika hagiye gushya komboke neza hanyuma umva ndabasaba gukora subscribe kudukurikira buri munsi hanyuma niki mugiye gukora Imusanze nkuko mubibona ni ibintu bihagurukije abantu bigahagurutsa abanyamakuru bagiye batandukanye sitwe twenyine tukumwe n'ibindi binyamakuru ahangaha ariko mu kanya gato muraza kwibona nabyo ariko niki kibajyanye Imusanze aka kanya tugiye kwatwika gusa tugiye kwatwika hashye twenjoying eba ariko abajene bajya ivumbira tumuka njya nkunda kubona abantu bavuga ngo ahantu ngo hahiye ariko nahaca nkabona ni hahiye Musanze hagiye gushya neza amazina yawe mbere yuko dukomeza ikiganiro amundi amazina yawe bakwita nde nakoze nitwa Angelique uzayisenga Anje urabona ko ibintu ntango byoroshye muri kubona ko turi kumwe n'abajene hanyuma Imusanze ni umujene mugenzi wanyu Musanze cyangwa se hari iki tuvuye i Kigali tugiye gutwikira Musanze hanyuma niki abanyamusanze babiteza aka kanya niki mwababwira ahubwo ubu ngubu turasanga batadutekeye za Kinigi mukeneye bya birayi bita Kinigi hanyuma nyuma y'uko wenda tukomeza ku banyamusanze tuzi yuko abanyakigali muri abantu bakunda ibirori murabona ko turimo turagenda mu misozi igiye itandukanye hano za Buranga za Gakenke hanyuma kuba mwatekereje iki gikorwa kujya kugikorera Imusanze nta nzitizi mwaba mwahuye nazo inzitizi twahuye nazo wenda ni ukuba imodoka yatinzeho gatoya ariko ubu ngubu byakemutse ni ukuvuga ngo turi kugenda twahagurutse nyine hanyuma rero bakunze ba Kiroso TV nkuko bisanzwe nango akazi kaba koroshye reka twegere n'abandi bajene nkuko muri kureba uruhande rwanjye turi kumwe n'uwo bita barambere zimeze bite cyane fresh kabisa bimo biragenda gusa biragenda umusaza cyane swana ari ureba tugiye kwashumika ikibuto twakigezemo cyacu nyine baduhaye kaofu tukajya kwatwika nyine tu nimbere cyane urabizi ubu bivuze ngo mugiye Imusanze kwatwika fo bikaze cyane ese niki cyabateye kuba mugiye kujya Imusanze kuki mutatwikira Kigali ko nzi uko aba abantu benshi garega nyine Kigali nyine warebye warehaze none kajya kwirebera ubu tugiye kwirebera ingagi mu birunga hejuru cyane kwirebera imisozi singi zamabura Kigali ibyo ngibyo nabihaba hano dushaka kureba nyine igihugu kigeze mu ariko hari indirimbo nshobora kuba narumvishe nango nkunda gukurikira ibintu bya music mu Rwanda ariko hari indirimbo numvise ngo Imusanze hari inana zitwika ntabwo bizi izo nana ahubwo mumbwiye niba zihari izo ngiye kwirebera ubundi ngiye nagiye mbaza amakuru niba zihari ariko ndasanze kanigirire y'ubundi hanyuma reka twete undi umusisi uri hakurya y'idirishya hirya ya Rambere sita salama nawe werekeye Imusanze nerekeye Musanze tugiye gutwika nawe uri inana ariko ndi inana hejuru cyane hanyuma niki abanyamusanze babitezeho kuba mugiye Musanze aya masaha batwitezeho byinshi cyane bizere ko utari bubapfusha ubusa wapi nta mpamvu bari bwishime cyane ahubwo cyane bite cyane ariko ngo ubundi naje mperereza amakuru nsanga uri mu bantu bashobora kuba birekura urirekura fresh
hatari hejuru ibintu by'imibyinire ngo uri hejuru kabisa sana. hanyuma abanyakigali turabazi ko muri abantu baba bari hayi baba bari hejuru, ni gute muhitamo kujya gukorera pati yanyu Imusanze kandi muzi yuko Imusanze ari ahantu ho mu cyaro hari aho ngaho? Niki mwaba mwarahisemo kugira, niki mwaba mwaratoreye kujya Imusanze kujya gukoreraho pati yanyu? Imusanze ni ahantu heza turahakunda cyane, urumva rero twahisemo kujya kuhakorera, twasanze ari ahantu heza byatari. Urugendo turekere rero bakunze ba Kiroso TV, muri kubona ko ibintu ntango birimo biraje. Reka twegere undi mujene w'umusore aha ngaha ufite n'ikintu kijyanye n'igicupa, nimba nakita igicupa, ndambegera hirya aho gatoya kugira ngo mbashe niyigire hino nawe kugira ngo tubashe kuganira. Salamu umusaza. Salama. Ndagufasha nta kibazo. Okay. Imusanze ngo mwerekeye ariko Umusanze twerekeye hano hafi n'umusigiti niho tugiye gutwikira kabiri. Ibintu ngo ni pull up. Umva ibintu n'uburyohe. Hanyuma kuki mwerekeyeyo ari kuwa kabiri, kuki mutagiye weekend? Nawe urabona ko twatangiye. Tugiye gutwika twimanukira dukomeye. Mwatwitse mbere yuko ikirori kiba. Ubundi ngo nyine twasaga no twashaka kubyina mbere y'umuziki, ariko buriya nuba ngo umuziki nugeramo turawuceka tu. Nukuvuga ngo Musanze babitega. Umva batwitege. Amazina yawe witwa ndubundi? Nitwa Bizimana Marcel. Marcel cyangwa Marcelo? Marcelo. Hanyuma rero ngaho turi gusoza, gira icyo ubwira abanyamusanze turimo turasanga hari. Batwitegure nyine kuko tugiye kuhatwika, tuhashumike kandi turashaka gushumikana nabo. Hanyuma abakunzi rero ba Kiroso TV uko mwagiye mubibona, twagiye tubigarukaho cyane, turi kumwe n'abajene berekeye Musanze, tuzagenda tubagezaho inkuru uko zizagenda zigerwaho uko bwije n'uko bukeye. Nari museda ngaha gacumbari. inshuti zanjye tukishimana kandi tugafatikanyiriza hamwe gushima Imana bitewe ni ukuvuga ngo ku rundi ruhande wenda ndabanza mbabwire abantu twicaranye, mbereka abashyitsi b'Imana natumiye, mbereka baje bansanga n'abasanga ibyo aribyo byose baradusuhuza. Mu muco niko bijya bigenda, abantu gusuhuzanya. Ntabwo ndi buvuge umuntu mu izina, ariko wenda ndajya mpagurutsa umuntu asuhuza abantu, nongere mpagurutsa abandi basuhuzanye, muri rusange hari abo ndi buhurize hamwe. Njye rero nitwa Mugirasoni Olive, ni njyewe nyiri mu rugo, ni njye wateguye ibi bintu, ndakeka mwese ari njyewe wabatumiye, ni nanjye watumye mukoranira hano uyu munsi. Mbere rero ndashima Imana itugejeje isaha, twarabiteguye iranaturinda kandi isaha irageze, yaraturinze duhumeka umwuka w'abazima kugeza iyi saha nta gikuba cyacitse. Nyuma yo gushima Imana ndagira mbereke umuryango wanjye, ntabwo nzi ngo ndatangirira hehe, ariko wenda nabanza nabereka mukuru wanjye tubyine rimwe. Nitwa Tamurisa Magnifique Grace, akunda Umuyisilamu kazi nitwa na Rehema, byose nanjye ndayitaho. N'abandi nkurikira nawe yahaguruka akabasuhuza. Turabasuhuje, nitwa nyina y'Impuhwe Diane, uyu ni grand seri wanjye kandi bishimiye intsinzi ya Yesu. Nongera mbere undi mukobwa, uyu mukobwa ni imfura yanjye, niwe nkesha byose, niwe tubana mu buzima bwa buri munsi, nawe abasuhuza. Mama wanjye Ako
njye ntabwo numvise izina. Ishami Kethia. Yitwa neza. hari n'undi mugabo uri hano witwa Emmanuel nawe yahaguruka akabasuhuza. Muraba neza. Muraba neza. Nibazi n'abandi. hari n'undi nawe yitwa Tanazi, ni abashyitsi banjye, ni inshuti zanjye, ni abavandimwe bamba mu buzima bwa buri munsi, nawe yabasuhuza. uriya mugabo uri hariya nawe bamwita Muza, ni nako yitwa, nawe yahaguruka akabasuhuza. nawe yitwa Mutabaruka, nawe yahaguruka akabasuhuza. nkaba iri producer utunganya amavideo agiye atandukanye yaba y'indirimbo cyangwa ay'amafilime. ubwo ikindi ubwo wenda uwanshaka twaganira wenda wenda mvuga kujya gufata umwanya by'umwihariko turaza kuza kuvugana ahubwo reka twakire n'abandi bavandimwe. murakoze cyane. hari n'uyu musore muramubona, muraho yewe rero banyita Mudahigwa Emmanuel ku bantu batari bazi amazina yanjye bwite. hanyuma nkaba nitwa Fisi, nyine izina abantu bose bazi. hano mu Ruhengeri banyita Rubyogo, Gikwavu, cyangwa se bakanyita Mvubu cyangwa Macari. mfite amazina nk'ayishoka. hanyuma njyewe nkaba ndi umukinnyi wa filime, nkaba nanakinisha filime, nkaba ndi n'umunyamakuru muri rusange. mfite YouTube channel yitwa Fisi Nyamunini TV, nanabasaba gukora subscribe ku muntu wese. Nishimiye by'umwihariko nkaba nshimira uyu mubyeyi aragahora ku ngoma, agahoraho Imana imuhe abantu, imuhe n'ibintu, imuhe n'amafaranga yagure na business. ndabakunda cyane, Imana ikomeze bambere umugisha. murakoze. turabyihanganira ahubwo narenze yuko na presentation yawe atari buyishobore, ariko ndahamya ko atarenze ahangaha. gusa icyo yishimira arakizi, yagenze urugendo rurerure kuva icyo gihe nyine genda amakanya yasigarana n'abavandimwe kugeza uyu munsi yari atarabona aho gutura inzu ye bwite, ariko uyu munsi arayifite. Amen. mwakoze kuza kumatana nawe hano arabakunda kuko gifite abantu bafite ibintu rero mu makete yatubonye mu gihe gito gishoboka. abanyarwanda ngo inshuti gusiga izindi. Damien ndagushimiye kubera ko washyize inshuti nziza, kandi buriya iyo umuntu afite mu mutwe afite ubutunzi bwinshi. mu by'ukuri abantu dukunda gukora, dukunda no gushaka. niyo mpamvu bamwe twasize imiryango yacu, tugasiga abagore bacu, tugasiga inshuti zacu kugira ngo ibyo twigomwa. ariko iyo wigomwe, kwigomwa no kugira ibyo utakaza bitewe n'ururimi rw'agace, kugira ngo ugire ibintu usingira cyangwa se ushaka. rero ndimo ndashimira Imana kubera yuko ndi mu Ruhengeri.